nta ntwari ipfa. Papa yatabarutse. Ntabwo byoroshye ariko Imana inshoboze. Ndahagera nsanga Cynthia, Tinelise, Malisha n'abandi benshi. Mbonye aho ngaho mbaza mama Sirari, ndamubaza ngo papa arimo hariya? Ngira ngo arimo baracyari gushaka umukuru. Ntabeshye naravuze ngo Mana, ubushake bwawe bube. Bukambwira inzu ya Kimironko, yari yishimye cyane kuko munsi yaho hari terrain ya basket tuzajya dukina. Nakundaga kwiga kuko there's always something new to learn. Haraga hari course nshyashya ari kwiga kandi nanjye akankangurira kuyiga. Ejo bundi nibwo yambwiraga ndangije universite, arambwira ngo Mali, amafaranga araryoha, utazaryoherwa ukibagirwa masters. Ambwira aho muri rwose. N'ejo bundi muri September ngatangira. Papa yari inshuti yanjye, twaraganiraga, twagiye kuri date. Kabana niyo yari sport ye. Kambwira Mali, niwe mukuru, ntacyo naguhisha. Kambwira ujye uharanira gukora ibyiza abato bakwigireho. Papa hari humure, zita kuri barumuna banjye. The last time ndi kumubwira about my new company, arambwira he's so proud of me. Even the latest chats yarambwiye ngo congrats young CEO, I'm very proud of you. Rwose tukuri inyuma kandi ntihazagira ikiguca intege. Hanyuma ndamubwira ngo papa, launch ni le 28. Mwereka invitation, muha all the details. Arambwira ngo turahabaye. Ko ntabwo nari nzi ko ari ryo joro tuzaba turi kumwibuka. Ararutse inshuti ya Yesu, aruhukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ararutse, ararutse. Umukunzi w'Umwami Yesu, impumuro nziza ya Kristo, yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka, asoje umurimo we, ararutse. Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi ku gukiranuka, asoje urugendo arataha. Umugeni wa Kristo ararutse, inshuti ya Yesu, Imana, aruhukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo
bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Araruhutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Soje imirimo ye araruhutse inshuti ya Yesu aruhukiye mu gituza asinziriye mu rukundo rw'Imana. Araruhutse nubwo amarira atemba ku maso yacu, imitima yacu irimbana n'ijuru kubw'ihumure duhabwa na Kristo, ko n'urupfu rutadutanya nawe. Araruhumurizwa na Kristo duhabwa na Kristo, ntacyadutanya n'urupfu rutadutanya nawe. Araruhumurizwa na Yesu duhabwa na Kristo, ko n'urupfu rutadutanya nawe. Araruhutse. Mana data wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe nibuze. Iyo ubwami bwawe bwaje mu bantu bashira ubwoba, ubwami bwawe iyo bwaje abatabonaga barabona. Turagushimiye cyane bivuye mu ndiba y'imitima yacu, kuko ijambo ryawe ryiza rijya ritubwira ngo umpamagaye nakwitaba, ngo kuko waba wakumbuye kubona imirimo y'intoki zawe. Wacu waramukumbuye, uramuhamagaye aragusanze, ibyo turabigushimiye. Intare yo mu muryango wa Yuda, igishitsi cya Dawudi, wowe ujya ukomeza abadakomeye, wowe ujya uhumuriza abahungabanye. Se w'umwami wacu Yesu, twifatanije n'ubwami bwawe nanone, turakwinginze kugira ngo ukomeze imitima yacu mwami. Komeza uyu muryango wa Richard cyane, komeze se na nyina, abavukanyi be, inshuti n'abavandimwe. Komeza igihugu cyacu kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ibirangiye, tukuragije ibiri imbere. Komeza aba bana cyane barumuna ba Richard n'abashiki be, mitima yabo irindwe kuruta uko ibindi byose birindwa. Dusabye umugisha n'amahoro hano hantu, ijuru ridushyigikire uyu munsi. Marayika mwiza Mikayire urinda imva z'abakiranutsi, aho tugiye gutwara Richard kugira ngo ajye kuharindirira impanda y'imperuka. Kristo bw'ibituro by'abera bizafungurwa, nyanja zigarura abo zamize. Turagushimiye cyane kuko n'uwacu tugiye kumujyana mu bushingura mubiri aho agiye kugutegerereza.
turakuragije gahunda ziri imbere kandi tugushimiye ibirangiye, tukuragije ibiri imbere yacu, mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera, mu izina rya Yesu, amen. Murakoze pastor. Reka nsabe Madame Cynthia n'abana. Mwiriwe mwese, mwakoze kudutabara. Mbere yuko ngira icyo mvuga, reka mbanze mu mwanya abana bagira icyo bavuga. So turahera ku muto, umukuru. Kuri njyewe, Rich was a really good dad. He did many things which was not supposed to, and I realized he really did love Mom, and losing him was, I can't say really how it felt, but honestly I'm pretty sure we will all miss him, and we all loved him. He might have not been with us for the longest time, but knowing him was a really good favor, and I hope that we all remember him and he never leaves our hearts. Mwaramutse, banyita Kamanzi Kison. Ikintu cya mbere navuga nuko ndashimira Imana kuba yaramuduhaye iki gihe cyose. Yaramaze imyaka 57 nkuko abasirikare benshi babivuze. Yagiye mu ntambara, hari byinshi byari kumubaho, ariko n'umugambi w'Imana kuba yaramusoboje akabivamo, ahubwo akitaba Imana kuri uyu mwanya. Ibyo nabyo ndabishimira Imana kuko niba nta kintu yabaye muri icyo gihe cya mbere, yaduhaye chance yuko twamumenya natwe tukagira igihe nyine tugasabana nawe. Niyo mpamvu mbishimira Imana cyane. Icya kabiri, ndabanza kwihanganisha umuryango, ababyeyi be n'abasiblings biwe na Cynthia umugore we, kandi ndashaka kubamenyesha yuko nubwo bitoroshye twese tubabaye, tuzagerageza kubaba hafi, tumubere nyine mu nkweto ziwe. Nubwo ari ibintu bitoroshye tuzagerageza. Ikintu namuvugaho rero nuko nkuko abantu benshi bavuze muri iki cyumweru, ni umuntu wagiraga urukundo. Yakomezaga atwandikira, aducekinga up on, akareba ukuntu tumeze, niba nta kintu dukeneye, akaza akandeba ku ishuri. Iyo yabaga yakoreye musha, yahitaga aza agasaba ikigo akaza kunsura, akambaza niba nta kintu na kimwe nkeneye, nkamubwira ngo ubu nta kintu nkeneye, ubu ngubu nyine hari ikintu nkeneye. Icya kabiri namuvugaho nuko ari umuntu uri responsable. Yari afite time management, yabaga afite post-it yandikagaho umunsi w'ukuntu ari buze kuza kuwukora. Rero ku munsi wa nyuma duhura, yaje kundeba ku ishuri, nizere yansigiye ngo nanjye kujya nanjye njye keeping a time be responsible. Rero ni umuntu ukunda gusetsa cyane, kandi ugasanga we ari kugusetsa atari guseka, ari ibintu bimurimo. Ni umuntu w'icyitegererezo cyane, nanjye nkaba naramwigiyeho ibintu byinshi aribyo nzakoresha kubana n'umuryango we nanjye, kugira ngo mbe nkawe, mbe mu cyimbo cyiwe. Murakoze. Mwaramutse. Nitwa
nitwa Kamanzi Shimwe Maylise, njye mfura ya papa. Mbere na mbere ndashima Imana yaduhaye papa, amahirwe yo kubana nawe tukamumenya. Ikindi nta ntwari ipfa, papa yatabarutse. Ntabwo byoroshye ariko Imana inshoboze. Papa yaradukunze. Dad spoiled us. Dad was strict but he was very funny. Yabaga ari igihe cyo kwiga, yabaga ari igihe cyo kwiga. Yabaga ari igihe cya blague, yabaga ari igihe cya blague. Papa, Dad was very organized. Mbabarire ndaza kuvanga indimi. Dad was very organized. Ntabwo yakundaga akavuyo at all. Yangaga umuntu ukererwa, and he loved everything on point. And I thank God ko njye wagira ubuntu bwo kumubona, he's on point. Ejo bundi na Cynthia twavugaga ukuntu when they found his documents, yabaga afite file ya buri muntu ifiteho izina rye, documents zose, certificate twamwohereje, bulletin, everything bya buri muntu. Papa yangaga amafuti. Kera nyiri umwana nigeze gukubagana, papa ntabwo yigeze dukubita, nta na rimwe rwose papa yigeze dukubita. Kera nigeze gukubagana nyiri umwana, nkinisha menote ze. Yarambwiye ngo izi menote nuzikinisha ukifunga ntabwo nzagufungura. Yari yagiye ku kazi, ndazikinisha nkapfa ndifunga. And then baramuhamagara bamusabye the key. Papa aravuga ngo oya, naramubujije, mureke yirirwe gutyo umunsi wose, hanyuma aho nza gutahira ndamufungurira. Kandi koko niko byagenze. Nariye bangaburira, ndaryama nzambaye. Aho yatahiye arambwira, Maydi narakubujije, ngaka mufungurire. Papa yakundaga igihugu kandi natwe yarakidukundishije. Buri gihe saa 2 yabaga ari gahunda. Imbere y'amakuru, tukareba amakuru, yabyitaga umwanya w'uko ibiryo bigera mu nda mbere yuko tujya kuryama. Yabaga adahari, yaratubazaga ngo mu makuru bavuze ngo iki. Njyewe kumenya abaminisitiri yari gahunda ya leta. Yari yarabamprintingiye amafoto yabo, amazina yabo, yataha cyangwa twavugana akambaza Minister of Justice yitwa gute, gutyo mpaka mbafashe. Papa niwe watumye nkina basket, arayinkundisha, nakundaga njyana muri camp, muri vacances, akangurira every equipment I needed. Abana twakinaga baransererezaga ngo yaba ukuntu ukina n'ibintu ufite bingana, kuko nibwo nari nkitangiye. Papa made sure that I was always on point. Akamenya my favorite NBA player, akangurira the shoes, the jersey, each season. Buri gihe ahoraga dukangurira gukora siporo na Kayson, akanda kubaha icyo dukunda. Buri wese na field ye, nikunda basket, kunda football. Mu rugo hahoraga hari ballon ya football na ballon ya basket. Ejo bundi muri iyi minsi maze igihe ndi gusoma our whole chat, and Dad always encouraged us to do better.
and he celebrated every milestone uko yabaga ingana kose. Ndibuka ambwira inzu ya Kimironko yari yishimye cyane kuko munsi yaho hari terrain ya basket tuzajya dukina. Yakundaga kwiga kuko there's always something new to learn. Haraga hari course nshyashya ari kwiga kandi nanjye akankangurira kuyiga. Ejo bundi nibwo yambwiraga ndangije universite, ambwira ngo Miley, amafaranga araryoha utazaryoherwa ukibagirwa masters. Ambwira aho muri bose n'ejo bundi muri September ngatangira. Papa yari inshuti yanjye, twaraganiraga, twagiye kuri date. Kabana niyo yari sport ye. Kambwira Miley niwe mukuru, we ntacyo naguhisha. Kambwira ujye uharanira gukora ibyiza abato bakwigiraho. Papa hari humure mfite kuri barumuna banjye. Mama Hussein na mama bahumure tuzababera abana beza. The last time ndi kumubwira about my new company, arambwira he's so proud of me. Even the latest chats yarambwiye ngo congrats young CEO, I'm very proud of you. Rwose tukuri inyuma kandi ntihazagira ikiguca intege. Hanyuma ndamubwira ngo papa launch ni le 28, mwereka invitation, muha all the details. Arambwira ngo turahabaye, ko ntabwo nari nzi ko iryo joro tuzaba turi kumwibuka. Ndashima Imana ko papa agiye nzi icyo ntekerezaho. About 2 months ago nk'iki gihe twari twateranye n'ubundi ari graduation party yanjye ndangije university. Uko nafashe ijambo uyu munsi, papa nawe afata ijambo arambwira ngo I'm proud of you. Yampaye n'igikombe cyanditseho amagambo, Dad, I promise I won't disappoint. Soza ku itariki 22 z'ukwa kabiri nari ndyamye mu rugo. Iyo imvura yaguye sieste ni ikintu tubaha cyane. Just like Dad, I was taking a nap. Umusana aramamagara sinayumva, amamagara bwa kabiri ndakanguka mu bitotsi umva ari kurira. Arambwira ngo Miley ngwino mu rugo, papa yakoze accident ikomeye. Naryamye nk'uyu internet gishizeho nsanga yari yanyohereje na audio. Iyo audio it keeps playing in my mind. Ndabyuka nditegura vuba imvura iri kumagara imodoka, ariko that was the longest ride ever. Ndahagera nsanga Rwanda National Police, thank you. Nsanga amamodoka menshi. It was not easy. Honestly, when I got there, I thought it was something minor. Well, not minor, but then I thought he wouldn't die. Ndamanuka. Umuntu wari warageze ku nzu before getting there and seeing that, it wasn't giving any hope. Ngira ubwoba. Ndahagera nsanga Cynthia, Totinalise, Mama Lisha n'abandi benshi. Mbonye aho ngaho mbaza
mama Hussein ndamubaza ngo papa arimo hariya, ngira ngo arimo baracyari gushaka uwo mukuru. Nababeshye naravuze ngo Mana, ubushake bwawe bube, ariko ruri Imana, ruracyari Imana. Twagumye aho dutegereje ko bamukuramo, hashize akanya bamukuramo, egera papa Lisha ndamubaza, tonto papa yapfuye? Ambwira ngo yahumura, cyari byiza. Terura ninjye mwana wari uri aho ngaho, basa nk'abanyegeza hirya, ambwira ngo nicare negereze, bahaza I supposed to sit, mbona papa ari aho ngaho. Bakomeje kumpisha, nkajya mbibona ko something is wrong. Hashize akanya papa Lisha ajya kuri telefone, sinzi uwo bavuganaga, ambwira twagize ibyago, inzu yamugwiriye. Sinzi ko bamubajije, arangije aravuga ngo unfortunately byarangiye kumenyesha imiryango. That's how I found out. Thank God ko yanshobuje kuhagera erekeza papa. I feel like I would have never forgiven myself. Naramwerekeje mugeza kuri morgue. Papa yarasinziriye, ntabwo yapfuye, kuko he was so peaceful. Aryamye. To be honest, ntabwo nzi ko mwese mwabonye ukuntu byari bimeze, ariko it is a miracle kubona yaravuyemo ameze neza, natangiritse. Nk'uko papa Lisha yabivuze, it's just a small wound at the back of his head. Aratashye, but then it felt like a dream. I was hoping somebody would make me up and tell me he's back. I even tried to call him, but for once his phone was off and he was not there for me. I pray I see the world as Dad did. I pray I become the person he wished I'd become. And I pray as a family we love each other and stay united for that, for he would love that. Twahoraga duseka papa akakunda gufata amafoto, kandi niyo turi kumwibukiraho. Papa yakunda gusabana no kuba hamwe, tuzakomeze dusabane kandi tube hamwe. Nabashimira mwese mwadutabaye, family, friends, and the National Police, and everyone else who took part in honoring Dad. Mama mkuru, papa mkuru, Mama Hussein, Kesson, Tonton Kiki, Tonton Nin, Lisha, Tonton Alice, Mom. I just pray the Lord makes it easy for all of us. Rest in peace, Dad. I love you. Keep watching over us. Abana barakoze, mwadufasha bakicara. We pray that God will continue to strengthen you and be with you throughout this time. I would say amen to that. Family, we are praying together. It must be so heartbreaking for everybody, but we pray for you, we pray for ourselves for going through such a terrible loss. And we pray that God will continue to comfort the family, comfort Uncle Richard's wife. We cannot imagine the pain that you're going through, but we are standing with you in prayer. Thank you. Uyu munsi ni indirimbo ikomeye, biratangaje kubona umuntu ashobora kwicara avuga kuri Rishari, kumva ko uyu munsi umuntu amuvugaho nk'umuntu utakiriho, birababaje, biteye agahinda, ibintu umuntu atigeze atekereza na busa. Ni inkuru y'incamugongo yatugezeho, ni inkuru yaje umuntu yumva acitse umugongo pe.
Richard wambaniye neza, ndibuka wowe na Tristan twicaye ku Gisimenta bita Berer, maze gutsindira green card ntashaka kuza muri Amerika, mutibuta ahubwo urara wanditse ibaruwa isezera, mushyiramo umuriro wo kuza, umeza kumbanira, musurira umuryango, usurira abana, afite amafoto bahagatiye, wambereye inshuti, wafashije ibyo warushoboye byose. Ibyo byose nzabyibagirwa. Kuko ubura muri ubu buzima ni igihombo, umuntu atazapfa kubona ugusimbura, wagira urukundo, wagira ishyaka. Aho naguhamagariye sinigeze guhura, mfite amafoto menshi twicaye ku ibaraza iwanjye tuganira twishimye. Njya nibuka message mushiki wanjye Rora yigeze kunyandikira ati inshuti za Manuel ndazizi, abantu 5 bavugamo, ashaka kwirirwa mvuga abari bo. Uwa kabiri umaze kugenda, uyongera kuri Tarasisi wagiye mu myaka 2 ishize, igenda ishize. Imana iguhe ridashira, umuryango wawe, abana bawe n'umugore wawe bakomere, umubyeyi wawe ari we mushiki wanjye ndagukomeje, n'umuryango wa Kamanzi muri rusange, inshuti zawe ntabwo twagusimbura, ariko tuzagerageza kubera gutari byiza wakoze, imirimo myiza wakoze iguherekeze. Amaherezo tuzagusangayo tuganire byinshi, twongere twirikize igitaramo. Iyi si yuzuye agahinda n'indimba n'umubabaro, tuzi neza ko amaherezo tuzayibona. Bifurije iruhuko ridashira inshuti yanjye Richard Kamanzi, aheza ari mu ijuru.